agera byoroshye rizazunguzaga ikibuno tumaciriza inyama z'abandi njye nawe dufitanye gahunda rizazunguzaga ikibuno sigari mucama izamakuru bro wamvuye iruhande ko nakunda umuntu wakora ariko akazi n'ubundi twiganira nawe nyine ariko ntabwo mbikunda mvi iruhande izamakuru imeze umwaka mucya mbere na mbere uranzi mvi iruhande waretse tukaganira man n'ubundi ntabwo twakazi karimo ntabwo akazi karimo gupfa wowe n'ubundi urasiga inyanya urasiga inoza burusheti yawe twiganira ikintu bitwaye nakanya gato n'ubundi tukigenda uretse kuri mu kazi natwe kandi tuba tuje mu kazi mani mwanyijisha aba bantu umva se nizimara gushya ntugire ntuzimushyire umbwire nze nzimwiherura muzi itikurya mani ibyo bintu muzabikate ibyo bintu muzabikate ntabwo bizajyamo naribe sawa ntabwo bizajya kirakamikoro twiganirira mani basi wifata aha hantu ni meza twishimiye kugusanga mu kazi wahinduye oya njye birambabaje ntabwo binshimishije nuko nyine tutazabizanamo reba nsize na fanta yanjye umva se reka nyizane ariko awurekeye agasembu nshaka njye mfite imana ifite imbaraga ni imana niringiye nizere ko mumeze neza cyane tubashimira ko mukurikirana ibiganiro bya Yawe TV. Nitwa Patrick, tuba tubagezaho stories zitandukanye, inkuru zitandukanye tugenda dukora umunsi ku munsi aho uri hose mu bice bitandukanye dukurikirana bana natwe ni by'agaciro cyane. Umunsi story yacu ukuntu imeze, hari umwari wahoze akora ibiganiro yitwa Liza, tugiye kumutungura tumugereho. Yamenyereye kukuzunguza ikibuno, uyu munsi none ntago ariko kazasigaye akora, ahubwo akora iki? Uraza kuba usobanukirwa byose. Ubu ngubu abayeho gute? Liza mwari mumenyereye ku mateleviziyo azunguza ikibuno nyuma bikaza kurangira yarakijijwe. Ese yabeshyaga abantu bimeze gute? Tugiye kuhagera, nakabizi ko tugiye kuza, tugiye kuhagera turebe akazasigaye akora. Ibintu byo kuzunguza ikibuno niba byaramuhombeye, reka tuhagere gake gake tuze kumujya cyo musabwa no kumurikira gake cyane kugira ngo muze kubasha gusobanukirwa na kandi gakomeye tuba twibereyemo. Tugiye kugera kwa Liza wa zahabu, wa mwari wari ufite ikibuno gitangaje cyane yazunguzaga gwese yose kamutega amatwi. Uyu munsi none asigaye akora akayi kazi. Munkurikire tujyana niyo turebe ngo ibintu byifashe gute. Yes Liza, bimeze bite? Sha kirakanyanya nakanyanya mani bro wande mukazi kose amahoro bro wamvuye iruhande mani ase nkaho jama baje hano gute mvi imbere ntabwo agera byoroshye rizazunguzaga ikibuno tumaciriza inyama z'abandi njye nawe dufitanye gahunda rizazunguzaga ikibuno sigari mucama izamakuru bro wamvuye iruhande ko nakunda umuntu wakora ariko akazi n'ubundi twiganira nawe nyine ariko ntabwo mbikunda mvi iruhande izamakuru imeze umwaka mucya mbere na mbere uranzi mvi iruhande waretse tukaganira man n'ubundi ntabwo twakazi karimo ntabwo akazi karimo gupfa wowe n'ubundi urasiga inyanya urasiga inoza burusheti yawe twiganira ikintu bitwaye nakanya gato n'ubundi tukigenda uretse kuri mu kazi natwe kandi tuba tuje mu kazi mani mwanyijisha aba bantu ase ubundi kuki muba mubemereye ko binjira hano ntabwo ibintu ngiye mba mbikunda kuba abantu bari bakoze akazi kamwe ukaba warahinduye none se uje hano ubundi uhabwiwe nande ariko se kuba warakoraga akazi kamwe ukaba warahinduye binavuga ko wakijijwe ukaba usigaye uri mu coma ntabwo bikureba waduhaye akanya gake tukaganira ntabwo bikureba wawe siga kaburusheti amakuru y'iminsi mbere na mbere twari tugukumbuye kuri Yawe TV twishimiye mani reka nkubwire ariko se waretse tukaganira waretse tukaganira mumva imbere mugira fa waretse tukaganira man toka tuganira waretse tukaganira n'ubundi akazi urimo gukora reka nkubwire ntabwo ibyo bintu mbikunda aho se hari ikibi dukoze iyo umpamagara kuri telefone tuba tugiye twereka abakunzi bawe akazi kawe n'akanjye abakunzi bawe baba bakeneye kumenya ngo Liza asigaye akora iki abakunzi bawe baba bakeneye kumenya ngo Liza asigaye akora ibiki wivanga akazi kawe na ngareba nk'inyama z'abandi mwambwa ariko se waretse tukaganira gakeya n'ubundi ntabwo turi butumeze shira ziga twiganira ikintu bitwaye winywera n'agato reka mbace n'amazi twasagana ko dutashe reka murareka abantu bakuze amarira atemba kubera ibyishimo bizamakuru y'iminsi mani wambabariye ariko se kuba twiretse abakunzi bawe reka ufite abakunzi benshi bari bakumenyereye ku kazi kamwe warahinduye yambwiye kumushyiraho n'agasenda murimo murangotesha mugama mbese kano kazi kamazemo igihe kingana iki mani wambabariye wamaye amahoro waretse kuncumuza koko ese ni wakijijwe umuntu wakijijwe wabaye umukirisitu urarwana
ntabwo ndwanye nawe ariko waduhaye akanya nyine mpa amahoro nyine twareka nyine wivanga akazi kawe n'akanjye izo busho turimo gusiga twazireka ukamara gusiga ngamu amahoro ndangize kuzisiga tuvugana ariko mu murakoze cyane gusa umuntu ubumpemukiye ni peto bubohereje hano ariko se ari kuba usigaye uri mu coma ni ibintu bibi sakaze kuba mu coma sakaze se biguteye ipfunwe se Yabarusanze ngikubitamo icupa ngo mbanze nkwereke ese biguteye ipfunwe kuba uri mu coma ku buryo kuba twabyereka abanyarwanda n'abandi bantu none se urambaza iki waretse kumvangira akazi n'akawe waretse kuvanga akazi kanjye n'akawe ese ntabwo reka ngo tuganire ntabwo reka ngo tuganire mwana ni muvuga ibyo mushaka nyine tu kandi nta n'ibirenze kuba ndi kotsa se bitwara ntabwo ari ibintu birenze ni n'ibintu byiza cyane ahubwo ni karibu abantu bose kaburusheti kagere ku bantu abantu bose mujye muza mbaho inyama kabisa si ibyo si 078 bacange nimero bajya bakubita 238 Mwana uri gutuma igitoki kutagisiga 58 bajya witwa agakomande bagakoresha imbere yo kuhagera uri muranyicira akazi basi sohoka ngiye nimbona umwanya turavugana hasi bati baduhaye iminota mike reka mbanze ntanga ino komande y'abakiriya reka mbanze ntanga ino komande y'abakiriya bigutwaye ibintu wanavyumva kabisa Liza mwana akose mani waretse wabayiretse akose ni wakijijwe umuntu wakijijwe urarwana umuntu wakijijwe urarwana kweli waduhaye akanya gato tukaganira umva se wabaye ndebera se nkabanza nkavugana n'aba bantu oya wenda waduha akanya gatoya umva nuko zingaza nana ziragira washuka bundebera oya icyo tugusaba waduha akanya gato iminota mike tukaganira n'ubundi uratukomeza akazi kawe nta kibazo ibintu urabyumva kweli Liza nimero yayibahaye mwayumvishe no kujya mumuhamagara mbere kabakubita agakomande mukahagera karangiye tayari umva se nizimara gushya ntuzimushyire umbwire nze nzimwiherura muzi itikurya mana ibyo bintu muzabikate ntabwo bizajyamo naribi ntabwo bizajya kirakamikoro twiganirira basi wifata aha hantu basi wifata ntabwo bizazamo shamani muri abana bari ariko se kari ibintu ufite abakunzi benshi rega ufite abakunzi benshi urumva kuba rero twagutungura tukabereka ikintu baba bakora twakubwira ukuntu biba bimba yicaye hano se twahise ubundi uri mu kazi n'ubundi ntabwo n'ubundi urumva ntabwo buri butinde ni ukwiganira gutyo gakeya gusa n'undi ugatukomeza akazi kawe kandi ibi bintu bya mbere ndimo hariya ntimuzabishyireho ntabwo bizajyaho naribi amakuru y'iminsi mbere ntabwo tuba twakira ni meza twishimiye kugusanga mu kazi wahinduye oya ngiye birambabaje ntabwo binshimishije nuko nyine tutazabizanamo reba nsize na fanta yanjye umva se reka nyizane ariko aho urekeye agasembuye none wose icyaka cyaha hantu fanta yanjye iyo komande ntuyimushyire ntaraza aho urekeye agasembuye rwose Liza mwamumenyereye ku cyo kunywa gikaze wasigaye yinywera ka citron ese kugenda unyihambiraho urambaza iki Liza zahabu umeze neza ibintu mama nkwezi ukuntu biba bimbabaje twishimiye kukwakira kuri yawe TV mwana murakoze cyane ariko muba munambabaje bigoye ko wadukatira ngo biguhire waranakijijwe mwana sha nyine tu ubu mbabaje ubushatse kunjyana mu mubiri kandi ngiye ntabikunda kugataburiya kawe gataburiya kanjye se urushete yari imeze neza koko umwatsi wanyishe sha nimero wazibahaye bajye bagukubitaga bazibanze bazihamagara nakubwiye ko ibyo bintu bikata mani nakubwiye ko bikata ngaho ngero zibabwiye ntari babwiye 078 72 38 58 0 nimero bazumvisha bajye babanza bahamagare hanyuma agakomande bagakoresha tugusanze mu kazi rero sigaye uri mucoma vuga uti turakubabaje rero ntago aricyo twari tuganira murambabaje shani nabyo mwari mugambiriye ntago ariyo ntego nari mfite noneho bibaze kuvana umuntu mu cyokezo kuri uriya mwota ukamuzana no kuri iri zuba
no mwoto ugiye mu wundi mwoto. Okay, sawa cyane kabisa. Hanyuma abantu bakuzi wenda kukuzunguza ikibuno waje gufata umwanzuro wo kubireka none uvuga uti noneho nakora kandi kazi bigenze gute? Kubona ko ibyo byo kuzunguza ikibuno bitarya ukavuga uti reka shaka karimo k'amaboko. Hajya nkora. Ntabwo nta mukozi w'Imana uzunguza ikibuno kuko kuzunguza ikibuno n'ubwibone. Niyo mpamvu nafashe umwanzuro nashatse akazi igihe kinini ndakabura gusa no kuba mucoma ntabwo ari akazi kabi kuko no gutunganya ibyo abantu barya icyo cyizere kigirirwa bake rero kuba ariko nabonye ngenda nyuzwe ndanyuzwe wenda Imana ifite ibyo iri kumpangira nkuko yankiza aha wenda wasanga yaranangeragezaga ngo irebe ko nabasha irebe uko kwihangana kwanjye kungana rero ngomba kugakora kandi nyuzwe. Okay, ubimazemo igihe kingana iki subikora? mbimazemo nk'ibyumweru nka 3. Ibyumweru nka 3 bikora? Ndabura nk'icyumweru ngo nuzuze ukwezi. Yego. Icyumweru ngo zuzo kwezi ubikora. Ni experience imeze gute? Ubona ari ubuzima butandukanye he nubwo wabanje kubamo mbere yo kukizwa? Kubimenya ko nari mbizi ariko ntari professional. Rero nkimara kubona akazi. Yego. Uriya muhungu mbwiye ngo ansigarireho. Mucoma mukora. Niwe wari mucoma hano. Ubundi niwe wari mucoma hano n'ubundi niyo dufite amakomande menshi aramfasha. Rero yarongeye nyine ansubiriramo ni nko kunsubiriramo ni nko kunkoresha ni nko kunsubiriramo ni nka stage. None se gucoma ubundi wari usanzwe ubizi byari bimeze bite? Mbere nari mbizi ariko wajya guzunguza ikibuno no gucoma ubizi? Nari mbizi ariko sinabikoraga kuko nari ntarahindura ubuzima ngo numve ko nabikora. Ariko kugeza uyu munsi n'umuntu wese ureba Yawe TV namushishikariza ko nta kazi yakwanga mu gihe akazi ahubwo ya making sure ko ako kazi yakamenye neza nkuko bigombwa byaba ngombwa akagakora. Yego. None se gukizwa ugahinduka nta nshuti byagutwaye kuba abantu bikunda kwenda kuzunguza ikibuno? Byatumye hari abantu bamwe namwe ntandukana nabo ariko n'ubundi abo ntibari inshuti. Uba bufite ubungubu nibo wita ko ari abanyabo? Nibo nita ko ari inshuti. Nuwo twari inshuti nzunguza ikibuno nabivamo tukaguma tukaba inshuti. Uwo muntu nawe ni inshuti nyayo. Yego. Hari abantu bari bazi ko ari ibintu by'agatwiko none dusanzwe urimo winywera n'agafanta ka citro ikitwa rwose agacupa wapi? Sha wa muhungu uriyenza ibintu bunkoreye ntago biba ari byiza. Ka citro kawe. Nese ubwo buje kunsanga mu kazi ngo bigende bite? Njye nagusanga mu kazi kawe. Abakunzi benshi baba bakeneye kumenya ngo rizaba hehe ntago bakeneye kumenya amakuru. Ikibazo nanagusanze mu kazi kawe ntiwanyirukana ko naba nkuzaniye inyama. Ndakwiyanga. Urumva abakunzi bawe benshi cyane baba bakeneye kumenya ngo rizahugiye mu biki ubundi akora ku biki atari kuri kamera. None se undi ninde barangiye hano? Kintu cya mbere ni amakuru. Mwabanje wanjye kuko mutabanje wanjye nta wundi wabazana hano. Ikintu cya mbere ni amakuru kabisa. Ariko twishimiye kugusanga mu kazi byari ibintu byiza cyane. Ubuse umukristo ni umuntu wera imbuto zimeze gute? Ni umuntu uba ugomba kwera imbuto nziza, ni umuntu uba ugomba gufata aho yavuye akahakura na bagenzi be bakagera nabo aho we yageze. Kuko muri Yesu ntago ari ahantu tugomba kugirira ishyari. Ntago gakora kugira ngo abantu bajye no muri moto. Nta yindi nshaka. Ubundi se kubera icyo ushaka ikora? Kamahane ntago karashiramo neza. Oya ntago ari amahane. Ubundi se kucyo ushaka ikora? Bagira ngo nyine abantu. Nta yindi nshaka njye mfite Imana ifite imbaraga ni Imana niringiye. Nta yindi nshaka urumva? Sinshaka injyana muri shato ngo ubuzima bwanjye ejo burimbuke. Sinshaka injyana muri ubuzima nabwo wabuciyemo nabyo ibyabyo urabizi. Sinshaka injyana muri hoteli ngo ejo ndimbuke. Sinshaka injyana ku mazi ngo nyarimbukiremo. Nta yindi nshaka njye mfite Imana ifite imbaraga. Amen. Kandi n'Imana niringiye kabisa. Iri hejuru.
hari nk'abantu baba barebye kino kiganiro bakavuga usko niyo chorus yo nyiririmbye ndyohera nibyo nta dufatanye nta yindi nshaka njye mfite Imana ifite imbaraga ni Imana twiri nta yindi nshaka y'amafaranga njye mfite Imana ifite imbaraga ni Imana niringiye naringiye mu mwuka hari nk'umuntu ureba kino kiganiro akareba Liza wari umusirimu nyine ku ma TV atandukanye yirirwa azunguza ikibuno bakavuga reba ibirenge sha dore igipapa cyawe gisabo reba ibirenge nisiga n'akaveri n'umuriro kagakubita kagahita kava mu matsiyeri sedo kabisa inzara urabona ko ni zakazi kabisa nari mvuze ngo nari nkomajikana kuvuga ngo ariko God knows me yego that's what I trust nicyo nizeye nzi ko God knows me nzi ko Imana inzi kandi nzi ko Imana ifite inyitayeho hari nk'umuntu uri burebe kino kiganiro wenda akavuga Liza wari umusirimu utumana ku ma TV atandukanye azunguza ikibuno tukaryoherwa none yagiye mu bintu byo gucoma kwera biraso kwisuzuguza umuntu ubutekereza gutyo se umubwira icyo impamvu yumva ko gucoma ari kwisuzuguza nuko nta mahirwe afite yo kumenya uburyo bikorwa no kubikora nta n'amahirwe afite yo kubona ako kazi gusa God knows him niba ari n'umukobwa God knows her umunsi umwe Imana izamukura ahari imugeza ahandi hantu imukore mu bitekerezo ikuremo ibirimo imushyiremo ibindi amenye ko gucoma ntabwo ari akazi kabi si n'akazi gasebetse niba umuntu wese uzika kurikiye yawe TV uzumva iki kiganiro ndakwinginze uzandike muri comment ugirira abantu bangaye icyizere ku buryo yaguha ibiryo ukabirya ni bake cyane mumbabarire mu byandike muri comment kuba mucoma ni akazi keza cyane cyane yari Imana ikaguhaye izamvana no kuri mucoma wa hano njye n'ahandi izamvana na hano njye n'ahandi hataraha kandi hakomeye kandi heza cyane nibiba ngombwa ko n'abamarayika barya nzabokereza uzabatekera kuko mfite ubu nonaha mfite icyizere ko nzajya mu ijuru yego okay hari abantu bavuga ati bariza ya bintu sagatwiko nubundi tatuwaje dore yacyamuriho dore nubundi herena kuzuru yacyariho agashanete iri herena ryo kuzuru sorry reka mbasobanurire nta n'umunsi ntabivuga iri herena nayo ifite n'iryo ku munwa bararizi rero bisaba amafaranga kuyakuramo ntabwo nzahembwa amafaranga hano mu cyokezo ibihumbi bingahe ngo mbifate mbijyane kubirya nindangiza mbone nayo gukurizamo aya maherena yose icyarimwe nabanje gukuramo rimwe rya hano niri nimbona amafaranga nzarikuramo bitwara ngaye kugira ngo umuntu yumve ko wayabuze ntago nayabuze kubera ubundi buryo ariko akazi mfite ntabwo ari kuba nakora ibintu bibiri icyarimwe ikintu ibaza amafaranga mpembwa umbwire nakoze ibintu by'ibihumbi 100 nkabikorera icyarimwe ubundi subwo umushahara wanjye wabwirwa n'iki kurenza ibihumbi 100 tatuwaje ntago ivaho izi ntago ari garanti kandi burya icyo Imana ishaka ni umutima ahubwo ko niko nangiye gukomozaho kuba umuntu yajajinga umuntu akurikije uko mubona inyuma biba bihuriye he no kuri kwa nyako kuba wabona Liza arifite tatuwaje nyine ukagira ngo aracyari umupagani cyangwa ni kagatwiko kariho bitandukaniye kuba abantu nyine bajajinga umuntu ko bamubona inyuma ariko batitaye ku mutima ngewe ibyo abantu banjajinga I don't care about that God only judge me and judge me nta wundi muntu ugomba kunjajinga kuko niyo wanjajinga I don't care about you ntago rwose mbyitayeho ni wumva ubwiza bw'ijambo mvuga wowe uzarikurikize niba Imana ivuga ngo bwira abo bakuru bawe biryarya ko ari bo biryarya ibyo biri muri Bibiliya kuko imirimo bakora itazabahesha ubwami bw'ijuru ntabwo ibikubwiye ngo bwira Claude Eric Pascal cyangwa se Prose ko ari mandyarya ibikubwiye ngo bwira abo bakuru bawe rero ntawe mba ntunza agatoki ubundi ijambo ry'Imana ntawe ritunga agatoki ahubwo Imana yiravuga hanyuma
wowe ukiyumva. Imfubyi yumvira mu rusaku, Imana iravuga wowe ukiyumva, wowe kavuga uti njyewe bwira abo bakuru bawe bandyarya. Wowe ujya mu rusengero ubeshya nkuko nigeze kubikoraho, wowe wicara ukavuga ijambo ry'Imana ubeshya nkuko nigeze kubikoraho, nkubwira iryo jambo naryumva ngahita mvuga nti shayira ijambo n'ingeri bwira, ugahita uvuga ati guhera none ahangaha ndetse kubeshya Imana n'abantu, kuko menye ko ari njye wiryarya ntaryarya Imana. So nuko bimeze. Bimwe mu byaha bikomeye Liza yakoze mbere yo kugira ngo akizwe, nawe agitekereza akavuga ati koko Mana wanyweye habi n'ibihe. Ibyo byaha uzambabarira uzaze ubyumvire mu buhamya nzatanga ku rusengero. Duwe ku ncamake none ntabwo bitubwira mbese ubuhamya uzatanga mu rusengero wawe tubwira mu masegonda make yashoboka, we dukiye ku ncamake gake kurya n'umuntu uri budubone kino kiganiro azanaba interest yo kuza mu rusengero. Uzaze ku rusengero ngewe nsengera kuri Rehoboth Miracle. Wowe ku cyumweru mfite gahunda yo gutanga ubuhamya, ndanabatumiye abakunzi ba yawe muzaze ku rusengero dusenge ubwo buhamya mbutange turi kumwe, namwe mumenye iby'Imana ikora. Ubwo buhamya nibwo uzaburonshinga. Ntago nzaronshinga, nta muntu uronshinga ubuhamya, barabutanga bisanzwe. Mvuga ukuntu Satani akuvugisha ngo nibwo uzaburonshinga. Yego azahira rimwe. Ariko ubundi kugira ngo nyine umuntu ahinduke ari ahantu hamwe abavuye hari naho abagiye, bivuze ko hari umurongo w'ubuzima abahinduye, siko bimeze? Hari umurongo w'ubuzima ubuhinduye, hari aho ubuvuye hari naho ubugiye. Rero aho ubuvuye niwo murongo w'ubuzima bwawe buhindutse. Iyo uwo murongo w'ubuzima bwawe uhindutse rero ntabwo ari byo kujya kuvugira kuri YouTube, kuko ngewe for now ntabwo nkijijwe kugira ngo abantu babimenye, nta nubwo nkijijwe kugira ngo mbibwire abantu, ahubwo mfite ubuhamya kugira ngo mbuhe abantu, ariko sinkijijwe kugira ngo mbibwire abantu, ahubwo mfite ubuhamya kugira ngo mbuhe abantu bafashwe cyangwa se bakizwe. Noneho umuntu yakwibaza ngo ko igihe gishize ukikijijwe ari kinini, cyema amezi menshi, kubera iki none ubonye ko uyu munsi ari wowe nyawo kubitangaza? Ntabwo mbitangaje. Ndavuga icyo gihe uzatangira ubuhamya. Impamvu icyo gihe nzatanga ubwo buhamya ni ukubera ko ari cyo gihe numva umutima wanjye umbwira. Nicyo gihe umutima wawe ukubwira. Bamwe mu bantu baba badukurikiye wenda baraciyemo n'ubuzima wawe. Ndenda no kubatizwa vuba aha. Ugiye kubatizwa? Inshuti zanjye zo kuri yawe muzaboneke mu kirori cyanjye munantwerere. Wari utarihana neza nose kubatiza baratwerera. Ni ubukwe se? Uzi ikintu cya mbere bagutwerera? Ntabwo cya mbere bagutwerera ari amafaranga, nta nubwo ari n'ikindi kintu, si ubundi bushobozi runaka. Ikintu bagutwerera ni intambwe, kuhagera urumva akabona uko umeze nawe akabyifuza nawe akabikora. Iyo ni intambwe ya mbere, ni intwererano ya mbere, kuko buriya ijambo ry'Imana riravuga ngo aheza wageze ntuzifuze kuhicara wenyine kuko utazahishimira. Niyo mpamvu uri mu murongo wo kugarura abandi bantu kuri Yesu. Yamba numva nabibwira abandi bantu bose bakishima ndetse utaranagerayo akanankurikira tukajyana. Yitwa Liza fresh sana. Turimo twibaza ngo noneho ba bantu badukurikiranye babakurikirana ibiganiro dukurikirana ariko bagishidikanya ko wakijijwe. Ntabwo ngewe nkijijwe kugira ngo mbibemeze, uzabishaka azabikore, azabyumve, utazabishaka azabireke. Ese nta gihamya nta gihamya, ahubwo ngewe ndabemvise, ndabatumiye ku rusengero, ndabatumiye no mu mubatizo wanjye bazabe bahari. Niho uzakonfirmira ko wakijijwe? Ntabwo mbatumira kugira ngo mbikonfirme. Ntabwo ngewe nkene confirmation yo gukonfirma. Ese ntabwo wakizwa mu mutima wawe, ni ngombwa kubyereka abantu? Nyine nanjye ndakubwira si ngombwa ko nge mbyereka abantu cyangwa mbibemeza. Ntabwo ari ngombwa kubibemeza? Ntabwo ari ngombwa ko mbibemeza, ndabibemeza se ngo ariko imirimo yawe wera igomba kubihindura. Imirimo yawe wera igomba kubihindura. Liza komanda bazahida babivumbura kandi dore bagiye. Ako se mane umva, reka rero umva sha, reka ngende. Akira.
reka turagushimiye cyane ariko wakoze cyane wakoze cyane ntago biba byoroshye mwabantu mwe akazi kaba ari ikintu cya mbere nicyo cyamubereye akazi niyo mpamvu navwe tuba tubashishikariza gukora akazi neza kugira ngo kabashe kukubeshaho rero ntago twamuveba yakoze cyane kuduha no mwanya mukeya ariko navuga ko ntago ari mukeya ahubwo reka tumureke nawe ajye mu kazi kabandi kataza gupfa kandi ari inshingano yahawe kugira ngo bya bindi yakoraga utazongera kujya ubimubonamo kavuga ngo byagenze gute reka tujye twubaha akazi ni ikintu cya mbere akazi natwe turi mu kazi rero niba umuntu aduhaye umwanya muke tukaganira reka nawe tumureka asubire mu kazi turamushimiye cyane Liza yakoze cyane kandi tumubwire ngo akomeze kugira amahirwe mu kazi akora n'Imana ikomeze kumuteza izindi ntambwe nitwa Patrick ndabashimiye kuri kamera narindi kumwe na Laura ufatanye amashusho meza cyane n'aya majwi kugira ngo abagereho neza cyane 5/5 wakoze cyane gukomeza gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV nitwa Patrick amahoro y'Imana bane namwe reka dusubire mu biganiro byacu bitaha nakagaruka